wisange muri ubu buzima urugendo rwa mbere narukuye ku babyeyi urugendo rwa kabiri ndukura mu ijambo ry'Imana naje gusoma ijambo ry'Imana nkunda kuvugaho cyane riri muri Matayo 2 rivuga ngo yewe nawe Betelehemu ngo nubwo uri umudugudu muto mu midugudu yose ngo ariko niho hazavuka umucunguzi rigeze piravuga ngo nubwo itangiriro ryaba rito ngo ariko rishobora kuba rigari. Amen. Nzamukira mu ijambo rivuga ngo yemwe abatitiriza Uwiteka ngo ntimugamuhomere. Ndavuga nabyo ko byaba kose nubwo mbona hepfo nta nzira nkabona ruguru nta nzira nkabona ndi mutoya mu muryango nkabona ntacyo mfite nkabona nta mugabane ufatika wansova ariko ijambo ry'Imana naryo rirambwira ngo komeza utitirize ngo nubwo itangira rivuga ngo umuntu wabaye mu mahoteli ngo umuntu wakoze mu tubari ngo ntagashobora kuba umugore muzima biriya ni ukubeshya ni imyumvire y'abantu kari akazi uragakora kandi ugakiranuka hamwe n'imbaraga z'Imana ibintu bikagenda neza. Nge niho twahuriye niwe yabaye inshuti yanjye avuka muri Kongo nkavuka mu Rwanda yari umusirikare nge ndi umusivile urumva ni ibintu bihabanye bitanahura ariko ugasanga ntacyo bitwaye. Yego tuba inshuti rero naho twahuriye muri make usanga Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV. ndagira ngo tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi muri Amerika muri Afrika birumvikana ndetse n'inshuti zacu zo mu Rwanda birumvikana nyine ujya gutera uburezi arabwibanza. Turagira ngo tubifurize ibihe byiza aho muherereye hose. Ndabiza abantu bo muri Kongo mu Burundi za Uganda na Tanzania ndetse abantu benshi bumva ururimi tuvuga bose nyine bahisemo gukurikira Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV rero turagira ngo tukusuhuze nyine nkuko dusanzwe tubikora ariko kandi tunakwifuriza umugisha w'Imana. Tuboneraho gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe ndetse munakora na comment na share kandi natwe twaravuze ngo ntabwo tuzareka kubazanira abashyitsi bafite icyo bafite kugira ngo babasangize Irembo Ryera ubuzima bwuzuye. Ndagira ngo rero murabona ko kuri kamera zacu turi kumwe n'umuntu n'umukozi w'Imana n'umuntu ufite amateka akomeye n'umuntu wabonye Imana ariko uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ibanga ryo gukira ibikomere. Isi ihura n'ibintu bidukomeretsa kenshi ariko abantu bakibaza ngo ni gute twanyuze mu ibyo bintu twarangiza tukiyubaka tukagira ibyishimo tukangira tukaba abantu mbega twava umuntu nyamuntu. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira muri iyo sanganyamatsiko nyirizina reka abanze asuhuza abantu badukurikiye ndetse anabibwire n'amazina noneho dufatanye namwe kumwakira. Karibu. Murakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ibaha umugisha kubwo kungirira icyizere mukantumira ku Irembo Ryera. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amazina ni nyina w'umuntu Chantal. Ndi umukristo nkunda gusenga. Imbaraga zose ziva mu gusenga. Ibyo dukeneye byose biva mu gusenga. Imana iduhana umugisha. Noneho banza dusengere twinjire mu kiganiro nyirizina. Karibu. Mana urera kandi urakiranuka uri mwiza wabereye mwiza abagutegereje ibihe byose abakwiringiye wabahebereye Imana kandi bagufite ntago bigeze bifuza undi murengezi. Niyo mpamvu iki gitondo cy'umugisha tunejejwe no guteramira Iyera kuko ukunda igitaramo izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Nyemerera abagukurikira bose kandi bakwiringiye ubaho umugisha utagabanyije wa wundi wasezeranyije abizera mu gutegeka kwa kabiri. Waravuze ngo abakwizera kandi bakagukunda bazabona umugisha w'iburyo n'ibumoso bazabona uw'amajya n'amaza bazabona uwo mu mbuto zabo ndetse n'abuzukuru n'ubuvivi bazabona uwo mugisha. Nyemerera abera bose bateranye iki gitondo kugukurikira Kristo ubaho umugisha rero natwe kandi turi imbere yawe duha umugisha tukubera umuyoboro wikorera ibyo bikwiye nyagora ku ngoma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen.
amen. Murakoze cyane kudusengera ndetse no gusengera abagiye kudukurikira. Ubundi iyo bavuze igikomere wumva iki? Iyo bavuze igikomere burya hakira uwakomeretse. Umuntu akomereka uburyo bwinshi. Ushobora gukomeretswa n'ijambo umuntu yakubwiye, ushobora gukomeretswa n'ikigutemye ukuboko cyangwa ukuguru. Ibikomere biba mu buryo butandukanye, ahubwo kugikira rero ugikira uti, ugikira bitewe n'uko wakomeretse. Aho wakomerekeye ni naho haguha gukomorwa ugakomera. Rero iyo bavuze gukomereka biri mu buryo bwinshi. Ushobora gukomeretswa n'uwo mubana, ushobora gukomeretswa n'uwo mukorana, ushobora gukomeretswa n'ibintu bitandukanye, ahubwo kuva mu bikomere nibyo tuba dushaka kumenya neza kugira ngo umenye uko ukira. Ane duhana umugisha. Amen. None se mu by'ukuri tuzi ko uri umuntu wa nibihe bikomere wenda mbere yuko tuvuga ukubikira byaba byarakubayeho ukabona ko byari bifite imbogamizi ku buzima bwawe, hanyuma Imana ikagenda igufasha? Ibyo bikomere ni nk'ibihe? Igikomere cya mbere nagize mu buzima ni icyo kuba imfubyi ndi muto. Ariko nkomereka, ntabwo nari muto cyane, ariko narakomeretse. Uko iminsi igenda ishira menya gusenga jya nakomerekejwe na jenoside. Jenoside yakorewe Abatutsi niyo yankomerekeje cyane. Itwara ababyeyi, itwara abavandimwe, itwara inshuti, sa nkaho nsigaye ndi umwe. Muri kwa gusigara ndi umwe rero ntabwo ari inshuti zabigizemo uruhare, nta nubwo ari abakomeye babigizemo uruhare, ahubwo uko ngenda nkura nkiga gusenga niho igikomere cyagiye gikirira cyane. Nk'uko iyo ngingo turiho, abantu benshi hari n'abagiye mu gisirikare bazi ko bazihorera, bakavuga ati ubwo nsigaye ndi umusore cyangwa ndi inkumi mfite imbaraga, nanjye ngiye gushaka uburyo ninjira, nimara kwinjira nanjye nzazana imbunda nihorere. Ariko tumaze kugera mu ijambo ry'Imana, abandi bamaze kwinjira muri politike nziza, igenda itwomora gake, igenda iduha ubumuntu. Noneho hagiyeho gusenga biba byiza kurutaho. Bya bikomere hari uburyo ki Imana igenda iguhumuriza, akavuga ngo humura mwana wanjye, humura nzabana nawe, humura nzakugira ukomeye, humura nzakugira uwo kwifuzwa. Amena. Iryo jambo rikagenda rikwegereza kuba umuntu nyamuntu. Bishatse kuvuga ngo leta nziza ishobora kukubera umuti wo kukuvura ibikomere, hamwe no gusenga nanone bikakuvura ibikomere, no gutekereza neza, ukongera ukajya muri sisiteme y'ubumuntu. Iyo wemeye kumvira no guca bugufi, byose biremera. Yego, byose biremera. Utubwiye neza cyane. Hanyuma umaze gukomereka wisanzura wenyine, ni iki cyakwerekaga ko ejo uzahageza? Watekerezaga iki? Ni iki watekerezaga mu gihe wari umaze kurokoka usanzura wenyine? Watekerezaga iki? Urakoze. Njye nkimara kwisanga ndi umwe, nari mfite famiye twabanaga i Burundi. Ikintu cya mbere, umuntu w'inshuti yo mu rugo naramubwiye nifasha ndebe uburyo ki narenga u Rwanda. Nimara kugira kurenga u Rwanda nkagera i Burundi, Burundi bwose ndabuzi, igihe nzirwariza. Ubwo turagenda, hari mu ntambara birumvikana, hari muri jenoside. Ariko ibyo byari bigeze mu kwa gatandatu, abantu basa nkaho bavuye mu gahugemo gakeya, bavuga ngo abantu barashize, ngo nta basigaye barebana n'abo bantu bagiye bahisha. Ndabona no kugira ngo umbere umutwaro, shaka uburyo kiwangeza i Burundi. Nuba ko ningera i Burundi nzabona amahoro. Tugeze i Burundi abo tubasanze nabo baratwanga, baravuga ngo nta wasigaye mu Rwanda, ngo ahubwo aba nabaje muri babandi baduhigaga. Ubwo abasirikare biba ngombwa batwakiriye ko batugarura mu Rwanda. Ubwo byari bimaze kuba mu kwezi kwa karindwi, intambara jenoside isa nkaho ihagaze, inkotanyi zifashe nk'igihugu.
batugarura mu Rwanda. Batugejeje mu Rwanda barebye uko tungana, mu myaka 17 nari mfite, imbere n'inyuma narasaga, nta mabere, nta kibuno, nta kinari gato gashoboka. Bamwe bakaba bose ni umuhungu, abandi batese ni umukobwa, bikababera urujijo. Tugeze ku mupaka, abasirikare b'u Rwanda baradufata, badufasha babatireka da aba naho mwabajyana, bakatubaza ngo mugiye, tugavuga ngo tugiye kureba bacu ko hari abasigaye, bareba kuko bari bazi igihugu barimo, twe tujemo, bati nimwe mugumye aho ngaho. Igihe kiragera rero, bubaka ikigo cy'imfubyi i Butare, hariya ku Karubanda ruguru aho bashyize gare. Bati ikigo cy'imfubyi cyabonetse tugomba kubajyanayo. Ndabwira nige sinzajya mu kigo cy'imfubyi, kuki mugira imfubyi ntaramenya ko nta muntu mfite. Ninge ndashaka yuko mbanza nkamenya ko nta muntu wasigaye iwacu, nkabona nkajya mu kigo cy'imfubyi. Ariko uyu munsi ntibivamo. Bati none urabigenza bite? Nigenda ajya i Kigali. Bati nugera i Kigali ni hari famille nzajya gushaka. Tugeze i Kigali barambwira bati noneho twe tugiye kuguha itike, nimba uzawujya. Ngo namaze kuvugana nabwo nigende mukuru aho njya ndahazi, mfite imyaka 17 yanjye. Nimba nabitavamo ndagaruka tushaka igisubizo, ariko nimba nabivamo nzagaruka mbabwire ko n'undi nabonye aho njye. Bati sawa, bamitike. Nabonaga n'umwafande bitaga Aroni, niwe wari ubaga ku Kanyaru. Baravuga ati nimba uwo mwana azi ubwenge azaho ajya ni mureka agende. Ndabwira nige ni mu mitike, bamitike ndazanze i Kigali. Ngeze hano i Kigali nahageze bwije, ariko namaze kumenyera kubana n'abasirikare, mbwira abantu ni munyerekano hari ikigo cya gisirikare hano hafi. Banjyana ku Muhima, hari hakiriyo bitaga gendarmerie, hano hari kureto. Ngezeyo ndabarambaza ati bitewe urajya hehe? Ndabwira nti ngewe nabaga ku Kanyaru ahantu hari abasirikare, twumvikana yuko ngomba kuza gushaka umuryango wanjye naha, nasanga nawe uhari mukamitike ngasubirayo. Bati iyo niyo gahunda, niyo gahunda afite. Bati kuki utashatse urundi rugo wamuni n'ahandi n'abatari mu gisirikare? Nimba mutashaka nimumbwire manuke ndahazi. Batoya bati burije ngaho gumaho. Barangaburira baransasira ndaryama mu gitondo nza hano Sainte Famille, niho masenge yabaga n'umusi ya Sainte Famille hano bita kwa Bingira. Ahantu Bingira yabaga niho masenge yabaga. Saa 12 za mu gitondo yagiye kubona ndinjiye, nta kindi yakoze, yaraturitse ararira. Shima Imana yuko nahamusanze. Mageze ati bite, mubwira amateka, yaragiye kujya mu kazi. Ati ntaho nkigenge kubanza nicare tuganire, muha amateka yuko byagenze n'ukuntu watekereje kuza hano, muha amateka yose ndabimubwira. Maze kubimubwira rero bwaranyakira, ndamubwira nifite na mubyara wanjye, nanze kumuzana ntaramenya ko uhari, ariko ubwo nsanze uhari umitike nawe ngiye kumuzana. Ariko tugira hari aho twasimbutse. Birashoboka ko iyi TV ikurikirwa n'abantu benshi, ari abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Hari n'uwo mushobora kuba mwaraburanye azi kutakiri. Ubundi harya uvuka hehe ahagana kwa mwene? Ngiye mvuka mu cyahoze ari Nyaruhengeri kera. Nyaruhengeri ubwo ni Butare. Ni Butare. Cyahoze ari komine Nyaruhengeri. Mu murenge. Ubu yabaye Gisagara. Yego. Mu murenge wa Gisagara. Ubu wabaye Gisagara na Kansi. Ubwo uri mwene nde? Ntabwo uri Mugara Yozefu. Yego. None wakomeza ukatubwira. Ubwo rero icyo gihe nyine ndaza mpageze turabivugana. Tumaze kubivugana amasibira nk'iminsi nk'ingahe nk'itatu, ndangije amitike njya kuzana mubyara wanjye. Umubyara wanjye nawe ubwo we yari nyina wabo, yari masenge kuko n'umwana wa murumuna wiwe. Araturera turakura, Imana imuhe umugisha, niwe mubyeyi twabashije kubona icyo gihe, na bugingo n'ubu niwe mubyeyi dufite. Nukuvuga ngo niwe watubereye data, tubera mama muri byose. Ugomba kwiga aramwigisha, ukeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose arabudufasha. Njya mbwira abantu rero ngo niwe wabaye inzira yo kubanza kudukiza igikomere. Arabanza batubwira ati uyu munsi nkiriho ngifite ubushobozi, mu mbaraga mfite, icyo nkeneye, icyo mukeneye muhumure nanjye nzagira gute, nzakibafasha. Akagira umugabo akavuga ati mumbone nka papa wanyu, nimumbone nkaho ndi
ndi umugabo wa nyogosenge, ati uyu munsi muri abana mu bana banjye, nta nyogosenge, nta mugabo wa nyogosenge, aha ni kwa mama, aha ni kwa papa, murye mwisanzure, mwige, ubushobozi bushoboka bwose tuzabukora. bisobanura ngo ijambo ryiza narewo ni umuti wo komora igikomere. burya tuza kugira kiriya gikomere cyabisha ababyeyi bacu, twarangiza tukageraho igikomere kitubwira ngo sinakubyaye, wakora ikintu ati ubundi nuko ntanakibyaye, wareba ku ruhande ati ubundi iki kimeze giti, ariko ibyo bintu ntitwabibonye. badufashe nk'ababyeyi, baduhana nk'abana babyaye, badukorera ibyo tugomba gukorerwa nk'ababyeyi. uwo nta kintu tumushinja, ni umubyeyi mwiza pe. Imana imuhe umugisha, aracyahari. hanyuma mu urwo rugendo rero rwo kugenda ukiri ibikomere, waje kwisanga ute wongeye kugarura ibyishimo mu buzima? kuko nkunda kukubona kenshi wishimye, uri wa muntu rwose umeze nkaho nta cyabaye. mu kugira nisange muri ubu buzima, urugendo rwa mbere narukuye ku babyeyi, urugendo rwa kabiri ndukura mu ijambo ry'Imana. naje gusoma ijambo ry'Imana nkunda kuvugaho cyane, riri muri Matayo 2, rivuga ngo yewe nawe Betelehemu, ngo nubwo uri umudugudu muto mu midugudu yose, ngo ariko niho hazavuka umucunguzi. rigeze piravuga ngo nubwo itangiriro ryaba rito, ngo ariko rishobora kuba rigari. Amen. nzamukira mu ijambo rivuga ngo yemwe abatitiriza Uwiteka, ngo ntimugamuhomere. ndavuga nabyo ko byaba kose, nubwo mbona hepfo nta nzira, nkabona ruguru nta nzira, nkabona ndi mutoya mu muryango, nkabona ntacyo mfite, nkabona nta mugabane ufatika wansova, ariko ijambo ry'Imana naryo rirambwira ngo komeza utitirize, ngo nubwo itangira rito ariko rishobora kuzaba rigari. ayo magambo yo barankomeza, niga gusenga. ni abakatolike ariko bakunda Imana, ni abakatolike ariko bazi gusenga. ndebye mbona ngewe ibintu byo mu bakatolike bisaba kugenda gake, ntabwo ari ugupfa kwaguka uko wiboneye. ndavuga ni rero ibi ntabwo byavamo, reka nshaka ubundi buryo nasenga. ninjira mu gakiza, ninjiye mu gakiza muri 98, ntangira gusenga ariko byabigura intege, bidafata cyane, ariko nkakunda aho basenga. hanyuma ubwo waje kubona ko ukeneye gusenga, winjiye mu itorero ujya gusenga. Yego. uragira waje kubona umutware ute se, washatse ute? Byewe naje kubona umutware, nize ibintu by'amahoteli, ndakora. yari umukiriya wanjye muri make. yari inshuti bisanzwe, yari umukiriya. bibavuga ngo abakobwa bo mu mahoteli ngo ni indaya, ngo nta iki, ariko burya ibintu byose ni umuntu ku giti cye. ko kantu nako nkagarukeho, abantu bavuga ngo umuntu wabaye mu mahoteli, ngo umuntu wakoze mu tubari, ngo ntago ashobora kuba umugore muzima, biriya ni ukubeshya. ni imyumvire y'abantu. kariya kazi uragakora kandi ugakiranuka hamwe n'imbaraga z'Imana, ibintu bikagenda neza. njye niho twahuriye, niwe yabaye inshuti yanjye. avuka muri Kongo, nkavuka mu Rwanda. yari umusirikare, njye ndi umusivire. urumva ni ibintu bihabanye bitanahura, ariko ugasanga ntacyo bitwaye. yego. tuba inshuti rero, naho twahuriye muri make. usanga ujya kubona ubona nyine abaye umuntu wawe. kwa kuba umukiriya no kureba imico y'umuntu no kwitegereza no gukurikirana, wumva barimo gukurikirana cyane, ukabanza ukamenya ko ibyo wumva ariko ko ari ukuri. ariko nyuma nyiragenda mbwa ngo ibyo bajya bavuga ngo numva atari byo, ngo nzi ko mu kabari ngo abakobwa bose ngo bigenda gutya bikagenda gutya. namubwira ibira byose ni imyumvire y'umuntu. yego. hanyuma muri ubwo buzima wagiye ubamo, ukagenda uba mu ibyo bibazo, twaba tugeze mu rugendo nyirizina rw'ukuntu ibikomere watangiye kugenda ubikira kugeza ubwo wisanga mu buzima busanzwe. uretse gusenga no kuba waragize abo babyeyi,
iki kindi cyagufashije? ikindi cyamfashije nkimara kwinjira mu ijambo ry'Imana, asomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo utababarira nawe ntazababarirwa. Cyo nicyo cya mbere nabashije kumenya. Ikindi cya kabiri nisanga n'ubundi utababariye n'ubundi ntuzazura nyoko wakubyaye, utababariye so ntazazuka, utababariye abo wabuze ntabwo bashobora kuboneka. ndavuga ibyarangiye byararangiye, ahubwo imbere hari iki? Ese imbere umuntu yabona iki? Ese kugira ngo ukibone bigusaba iki? Bigusaba kubana n'abantu amahoro, kuko muri kwa kubana n'abantu amahoro ukeneye imbaraga, ukeneye ibitekerezo, ukeneye uwo muvugana, ukeneye uwakugira inama. Ubwo ni ukuvuga rero ngo muri kwa kukugira inama no muri bya bitekerezo ukeneye mu bantu, ni uko ubanza ukababarira, ukabanza ukumva ko uri umuntu ugomba kuba mu bantu. Bya bikomere ukasa nk'ubivanaho ugasingira ibiri imbere kugira ngo ugire aho ugera. Naho rero byagiye bituruka, ukavuga ati kugira ngo ngire icyo ngira nuko hari ibyo niyaka, hanyuma nkatekereza ibindi bishya imbere biri imbere, kuko bagiye baragiye, ahubwo jya usigaye kugira ngo mbe umuntu, kugira ngo niyubake, kugira ngo se bazavuga bafite intego ivuga ngo nubwo barangiye bajye bavuga ngo umuntu wasigaye hariya ngo iyo aza kuba umugabo byibura, ngo ibintu akora ari umugore iyo aza kuba umugabo byari kuzaba igitangaza. Ni ukuvuga weho uri buravuga ati muri principe zanjye zagiye zifasha gukira ibikomere, ni uko nahagaze nkavuga inti nere kubabera ikigwari igihe wasigaye. Yego, ahubwo mbuwo ngomba nzi icyuho cy'ababandi byare, nere kugaragaza agahinda mu maso y'abampemukiye wenda, nere mbumuntu nicyo cyagufashije gutsinda. Ikintu cya mbere cyamfashije gutsinda, naharaniraga kuba nk'umugabo. Niyo ndibaza ko ariyo nyito yaba nzima. Numvaga muri gihe ngomba gukora iby'ubutwari, numvaga gukora nk'umuntu w'umugabo mbega, ku buryo umuntu yicara akavuga ati uyu mwana wa mwarimu akora nka se, uyu mwana wa mwarimu aya masengesho mubona asenga nayase neza, ati nuko mwe mutazi mwarimu, ati uriya mwarimu twabanye mu murimo, mwarimu dukorana umurimo, yari umugabo ugira ishyaka, yari umugabo ukunda gusenga, yari umugabo wikorera imitwaro y'abantu. Mbega bwa butwari bwawe bakabubonera mu mwana wawe. Nanjye rero nkavuga ngo byibura bazavuga ngo kwa Ntagwira Umugara yari umugabo ariko umukobwa yasize aragahura n'Imana. Ati kuko yaza kuba nk'umugabo uzi ko wagira ngo n'isi uhagaze neza. Icyo kintu nkumva aricyo kintu kibanza kumotiva cyane batazavuga ngo n'ubundi nubwo bapfuye n'uwo yasize ni ikigoryi. Icyo kintu naracyangaga nabugingo n'ubu, kandi n'umwana ngenda mbwa ntuzaharanire kuba umugabo nka so, uzaharanire kuba intwari nka so, ntukabe ikigoryi mu muryango. Icyo kintu rero gisa nkaho kimotiva nacyo kugira ngo ngire aho ngera, kuko hari abantu bagiye bisanga mu buzima bw'ubupfubyi ariko n'agahinda n'ihungabana rigize, bamwe bahita bamwe bajya mu buraya, abandi agahinda nyine karabangiza ukuntu bisanga bagenze nk'aho hantu bagira, ariko bashobora kuba badukurikira. Ni nk'izihe nama ushobora kubaha kugira ngo bakora iby'ubutwari, biyubake mu by'ukuri kandi bagomeze kuba abantu mbega batwaze, reka tuvuge yamvuga ngo ni ugutwaza nyine? Urakoze. Inama ya mbere nagira abantu bahuye n'ibikomere nk'ibyo, ikintu cya mbere ni ukubanza kwikuramo ibyahise, ukabanza ukareba aho ujya wowe. Wamara kureba aho ujya ukabaza ngo ese icyo binsaba iki? Nimba uvuga ngo genda ajya mu mujyi biransaba itike y'igihumbi, ya tike ukabanza ukayishaka ukavuga uti nzajya mu mujyi kuko mfite igihumbi, ni urugero. Noneho imaze kuvuga ngo mfite intego ijya mu mujyi, ushaka intego yo kubona cya gihumbi. Cya gihumbi umaze kukibona uhita utekereza icyo wari ugiye gukora muri wa mujyi. Nuko uti ngiye mu mujyi hari icyo ngiye gushakayo, ese ibyo icyo ngiye gushaka binsaba iki? Cya kindi bigusaba
nacyo ukabanza ukakibona, wamara kukibona ukajya wajya mu mujyi gukora ibikujyanyeyo. N'ubuzima tubamo rero bw'ubupfubyi, mu mbaraga zawe nkeya cyangwa nyinshi ufite, bigusaba iki? Biransaba kubanza kwisobanukirwa jyewe uwo ndiwe uyu munsi wa none. Uwo ndiwe binsaba ko mba nde? Ese uwo ndiwe binsaba ko nagera hehe? Icyo gihe umaze kubimenya uhita ushaka umuti w'inzira ugomba gucamo. Nimba ugomba kuba uri umukobwa ukeneye kuvuga ngo nkeneye kugira urugo, mbere na mbere biragusaba kuba umukobwa w'icyitegererezo. Cya mbere biragusaba ikinyabupfura, cya kabiri biragusaba guca bugufi, cya gatatu biragusaba gutekereza cyane, kuko nimba uvuga ngo ngiye kubaka, nkeneye kubyara, ese umwana mbyaye nzamurera, nkeneye kujya kubaka, ese umugabo tugiye kuzabana nshobora kuzabana nawe, ese nsanze agira amahane nabigenza nte, ese nsanze ari umukene nabahone, ese ubuzima buhindutse nabahone. Ya plan B yose ukabanza ukayishyira muri wowe, ukabanza ukiyakira ukavuga uti nsanze ari umukene tuzafatanya dushaka ibidutunga, nsanze ari umukire tuzafatanya dukomezanya ubuzima, nsanze ari uburwayi afite mu runaka nzabasha kubusiporuta. Ukabanza ugategura ibiri imbere, bibe bibi cyangwa bibe byiza, byose ubiteganye. Ariko numara kureba ukavuga ngo ibi ntibyashoboka kuko adafite iki, bya bintu ububyishe. Ntabwo uzavuga ngo jye sinshobora kuba umugabo ntafite data uzanyubakira, ahubwo jye kugira ngo nubake bisaba iki? Nzana umugore. Bya bindi umaze kubyemera rero ukabishyira muri logike zawe, ubasha no kubigeraho. Ariko utangiye kubona ko ibintu bidashoboka, n'ubundi birangira bidashobotse. Ukabitekereza, ukabiharanira, ukabikorera, birangira bishobotse. Ariko iyo ushyizemo ngo ntibishoboka nyine. Kandi ikindi cya kabiri, yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, hari ibintu tugomba kuvamo, cyane ubwo ndabivuga ku ruhande rw'abantu batari abakristo. Nubwo uri umupagani, nubwo udasenga, hari ibintu ugomba kuvamo. Ugomba kuva muri cya kigare kikubwira ngo ntibishoboka, ahubwo ugashaka ikikubwira ngo birashoboka. Ugomba kubanza kuva muri ya groupe ikubwira ngo uri ikigwari, ukabanza ugashaka igroupe ikubwira ngo uri umunyamaboko. Ufite bibiri wabikoresha gutya hakaboneka mwiki. Ariko iyo urwane n'abantu bakubwira ngo bibiri ntibyavamo iki, ngo ahubwo zana tubigure bijeri, bariya baragusenya. Shaka groupe ikubaka, kuko na Yesu ubwe yaravuze ngo ushaka kunkurikira akikorera umusaraba wanjye, ngo abanze agira ibyo yiyambura, narangiza yikorera umusaraba wanjye tugende. Nuko yabonaga yuko utamukurikira hari isheni kikuri inyuma. Ntabwo waba ushaka kugenda ngo ufite romorike igukurura inyuma ikubwira ngo uriya musozi ntiwawurira, ntabwo wabasha kurira. Ahubwo ukeneye kubwira ngo dukambakamba n'ibishaka bizaba icyumweru, uriya musozi tuzawurangiza. Aho ngaho niho ugera. Ariko bakubwira ngo ntibishoboka, ukabanza ukabikuramo. Nyamvuga ngo hari groupe twabayemo, ukavuga uti umushahara wanjye nuwo kunywera byeri, nuwo kugura ikanzu nziza, niyo kugura urukweto rugezweho, niyo kugura isakoshi igezweho. Ya groupe ikaba ari kwikubaka. Uyu munsi dukeneye groupe ikubwira ngo wakoreye 50 savinga 30 rya 20. Apana ya groupe ikubwira ngo ya 50 yose n'undi ngo nta myaka 100, ngo nta myaka 100 ngo zana nizo terime ziriko, ngo nta myaka 100 ngo zana twirire. Oya, ahubwo dukeneye ikubwira ngo imbere 30 azagura ikibanza n'urya 20. Izo groupe zigufasha gutera imbere. Wenda niho rero umwuka w'ubugwari uturuka. Nubwo wowe utazamara imyaka 100, ariko uzasiga bazinjira muri ryaje. Hoya, ahubwo nubwo utazamara imyaka 100, iteganyagiye si iryawe. Iteganyagiye jambo ry'Imana yarambwira ngo nizitangira ikamenya n'iherezo. Niba uzi iminsi umaze, ariko nuzigaje imbere, kuko utazi usigaje imbere rero basizigamira na 2 bizakugurira ipantaro ejo. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo niba uzamara imyaka 100, teganyiriza 120, kuko ntabwo ubizi. Nimba wateganya ko nta myaka 100 ugateganya 70, basivuga uti hariho wenda n'icumi Imana izanyongeza. Ariko witeganye ngo nta myaka 100, ahubwo reba vizi ivuga ngo mu myaka 100 ushobora kuyirenga. Iyo ngaho niho hava gushobora. Yego, twinjira mu mwanya wo gusoza.
tunasengera wenda n'abantu bari badukurikiye, ngira ngo buriya bakuyemo imbaraga nyinshi zo gusobanukirwa ibanga umuntu yakoresha ryo gukira igikomere, gutekereza neza kandi kumva amagambo meza ashobora kugufasha, ashobora gutuma uhindukamo umuntu nyamuntu utanasenze rwose, ufite groupe nzima zifite ibitekerezo bizima. Barahari bafite ibitekerezo bizima, batekereza neza, barebe ejo hazaza. Bariya abantu bashobora gukiza ibikomere mu buryo bwo kukubaka mu iterambere, ishobora kukubaka mu iterambere. Iyo bakubaka mu iterambere hari ibyo ugenda usiga ukagira ibyo usingira, niho umuntu agenda akirira ibikomere. Ndumva rero mwadufasha wenda mugasengera abantu bari badukurikiye nakagaruka. Yego, urakoze Uwiteka, uri Imana yacu nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo gupfukamirwa, urera kandi urakiranuka, witwa ndiho kandi uzahoraho, niryo zina ryawe. Abakwiringiye ntago bajya bakorwa n'isoni, abagukoreye ntago bajya bikorera amaboko, uri ibyiringiro bidakoze isoni, mukunzi wacu mwiza. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo abakwiringira bakagutitiriza iteka, ngo nawe ubasha kuba bugufi bwabo. Natwe twatitirizaga imbere yawe nyagora ku ngoma, twari mu kiganiro cyo kuvurana ibikomere, ngwino udushyigikire kandi utugirire neza, twambike imbaraga zo gukomera muri uru rugendo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kujyubana natwe muri byose, ni mu izina ry'Umwana n'Umwami wacu Yesu Kristo n'ubu n'iteka ryose. Amen. Amen.